y'umunsi wa 24 wa shampiyona y'ikiciro cya mbere mu Rwanda 2021 2022 yatangiye gukinwa kuri uyu wa gatanu tariki 22 Mata 2022. Ikipe ya Espoir yatsinze ikipe ya Rutsiro ibitego 3-1 mu gihe na Gasogi United yatsinzwe n'ikipe ya Gorilla FC ibitego 3-1. Ni mu gihe kwa gatandatu kuri stade ya Kigali Nyamirambo Rayon Sport yatsindiye ikipe ya AS Kigali igitego 1-0 cyatsinzwe na Maire Dindijeke watsindaga igitego cya mbere muri Rayon Sport ku mupira yahawe na Isomba Willy Onana ku munota 36 w'igice cya mbere ari nacyo cyarangije umukino. Umutoza w'ikipe ya Rayon Sport George Pexao ati buri kimwe cyose kimeze neza. Ni mu gihe Mike Mutebi watozaga umukino we wa nyuma muri AS Kigali dore ko yirukanwe kuri uyu wa mbere yavuze ko barushijwe. They were better than us. Bari beza kuturusha mu busatirizi bitwaye neza by'umwihariko mu gice cya nyuma cy'ikibuga barutaye izamu bacu ntibanigeze batera mu izamu. It's very good. I think is byari byiza ntekereza ko mu mikinire byari byiza cyane mu bafana byari byiza cyane ikindi abakinnyi bumvise icyo nashakaga kuri uyu mukino. What I want for this game. Mu karere ka Rubavu kuri stade Umuganda ikipe ya Etincelle yatsindiye ikipe ya Police FC igitego 1-0. Igitego cyatsinzwe na Kakure Justin ku munota wa 3 gusa mu mukino wa Mari Musa w'ikipe ya Police FC yabonye ikarita y'umutuku ku munota wa 71. Aya manota 3 yatumye ikipe ya Etincelle igera ku mwanya wa 12 n'amanota 25. Umutoza w'ikipe ya Etincelle Bizumuremyi Rajabu avuga ko amanota yarakenewe kandi ko gahunda ari ukutamanuka. Aya manota twari tuyakeneye. Principe twari dufite no kuvuga ngo kunganya twari kuba dutsinzwe. Aricyo gituma babonye ko haje hari ishyaka rirenze kandi barangije ubona bagifite ishyaka ryo gukina. Umugambi n'umwe no kurwana nyine koko no kutamanuka. Ibindi bizajya biduha ku munsi uko bukeye. Ko niba twarateguye Police ubwo isigara amateka tugiye kurira Gicumbi n'umukino ku wundi ntabwo tuzategura imikino 6 rimwe. Ikipe ya Gicumbi ya nyuma muri shampiyona kugeza ubu yatsindiwe Musanze igitego 1-0. Igitego cyatsinzwe na Namanda Wafura ku munota 57 w'umukino. Maze umutoza w'ikipe ya Gicumbi Banamwana Kamarade ati ni match ye umusifuza haye Musanze amanota. Niba utabonye penalty usubire kuri kamera yawe. Dufite amanota 12 tuzakorera hiwacu. Ni hazi imisifurire none hiri fair. Ikaba imisifurire ishaka gusifura abantu bose kimwe. Ayo manota twayabona natwe. Ako ni hazi imisifurire ibona penalty ngiri ukanga kuyitanga. Bikiri 0-0. Indi naza gutsinda igitego ko wayimotive. Arona arahari yabibonye azabikosora. Na ikivandimwe ki abaturanyi muturanyi niwe mubi. Muturanyi abashaka kukumanura ngo yegerembye muri ki. Iburasirazuba ikipe ya Etoile de l'Est ya 15 kugeza ubu n'amanota 20 yatsindiwe mu rugo na Bugesera FC igitego 1-0. Igitego cyatsinzwe na Sadik Sule ku munota 32. Etienne Ndayiragije utoza ikipe ya Bugesera FC kuri ubigeze ku mwanya wa 10 n'amanota 26 avuga ko akazi katari karangira. Ntabwo turarangiza akazi ntabwo twazamura cyane kubije ko twakoze ibintu byatari. Ndumva dukwiye kwongeraho imbaraga cyane kuko tutafite byinshi byo gukorera aracyariho akazi hari imbere yacu tugomba gukomeza kuri ritme twagaragaje kuva kuri match y'ubushize no kungurana ko hari ikintu cyazamutseho gusa turafite itask yo gukomeza kuzamura kubera ko twagaragaje ko ari ikipe ishobora gukina neza. Ku cyumweru stade ya Kigali Nyamirambo yakiriye imikino ibiri y'amakipe abiri ya mbere muri shampiyona aho ku isaha ya 7 n'igice ikipe ya APR FC yoboye shampiyona yakiriye ikipe ya Marine FC maze yakiri kare cyane ku munota wa mbere itanga ishatse Blaise atsindira ikipe ya APR FC igitego 1 cyayesheje amanota 3 akomeza kwerekeza ku gikombe cya shampiyona. Yves Rwasamanzi umutoza w'ikipe ya Marine FC ati nibura twa dukwiye inota rimwe. Bakoze amakosa mu munota mbere mu bugarizi bwacu bahagara nabi APR dutsinda igitego mu munota mbere ariko ntabwo twameritaga gutadutsinda twameritaga nibura inota rimwe natwe ko tubonye ikosa twagomba kubona penalty usibye umusifuzi wenyine ariko ndakeka umuntu wese ari muri stade yabonye ko tutanga koze umupira n'akaboko yari penalty twagomba ko twabonye inota rimwe ariko nta kundi ntabwo tishimiye imisifurire twagomba ko twabonye inota rimwe. Ku isaha y'isa 9:15 ikipe ya Kiyovu Sport ya kabiri muri shampiyona kugeza ubu yakiriye ikipe ya Mukura Victory Sport. Amakipe yombi yaherukaga gutakaza imikino y'umunsi wa 23 wa shampiyona. Ikipe ya Kiyovu Sport ariko yabonye amanota 3 y'umunsi wa 24 wa shampiyona ku gitego cyatsinzwe na Muzamini Mukiyaba ku munota 31. Umupira wari uhinduwe na Emmanuel Okwi ku ruhande rw'iburyo. Umutoza w'ikipe ya Kiyovu Sport Christian Ngingo Francis avuga ko yari umukino w'ingenzi kuko ugarurira icyizere ikipe. Wakinye nk'imikino 7 yose udatsindwa hamuka tutsindwa imikino 2 kurikirana. Novuga yuko ni ibintu bigoye kuko urabona iyi match iri positif cyane kuri twebwe kubera tugarutse muri course kandi ubu abakinyi bagiye tugarukanya na confiance. Icyo kintu cyari gikeneye kuko uravye confiance. Imikino y'umunsi wa 24 wa shampiyona yasize ikipe ya Rayon Sport yongeye kwinjira mu makipe 3 ya mbere ku mwanya wa 3 n'amanota 41 mu gihe APR FC ku mwanya wa mbere n'amanota 58, Kiyovu Sport ku mwanya wa 2 n'amanota 53 mu gihe kandi Etoile de l'Est n'ikipe ya Gicumbi zazamukanye mu cyiciro cya mbere uyu mwaka zifungura urutonde rwa shampiyona. Rayon Sport itsinda ikipe ya AS Kigali mukino wavuga ko wari mukino wenda w'umunsi muri iyi mikino ya 24 wa shampiyona. Kera kabaye Dinjeke muri shampiyona igitego na gitsinda ariko aho gitsindiye gisize nacyo kirukanishije umutoza Mutepi.
ku nshuro ya kabiri. Ni inshuro ya kabiri Rayon Sport yirukanye umutoza wa AS Kigali kuko yirukanishije kuko birukanishije Eric Nshimiyimana yirukanishije na Romami Marcel yego amaze kumutsinda ibitego 2-1 n'ubundi nkuko byagenze rwose copy paste Rayon Sport yongeye yirukanisha uwitwa Mike Mutebi nyuma y'amezi 3 amaze kugirwa umutoza. Ekipe ya Rayon Sport mbere na mbere kanvuge gato kuri Dinjeke kuza mu ekipe ya Rayon Sport ntabwo yigize kumveka abafana b'ikipe ya Rayon Sport n'umunsi n'umwe kuko baba convinced n'umuntu ureba mu izamu cyane y'urutayizamu ariko Dinjeke yari afite quality imwe atandukaniyeho n'abandi cyangwa se yari afite quality ikenewe cyane mu kibuga ngira ngo sibyo wenda mikino y'ishuti yabaratsinze bindi bitego bibiri kira kikaza ari cya gatatu ariko n'igitego cya mbere yaratsinze muri championnat ariko Dinjeke bantu batangajwe nuko kubera icyo ari we mukinyi abatoza bose b'ikipe ya Sport bagiye bahitamo cyane mu gihe iminota 90 ishobora kurangira mu minota yose yabonye adashobora kuba yarebye mu izamu ariko umuntu mwambye ati Dinjeke afite karite yo kuba umukinnyi ufite imbaraga icyo ni icyambere buriya imbaraga zo zirakora mu mupira w'amaguru ariko akaba ari n'umukinnyi ushobora kujena cyane cyane ibijyanye n'ubwugarizi bwa adversaire noneho igihe ufite umushuteri cyangwa se umuscore wa mukinnyi nyine ureba mu izamu iyi saha nisaba akaba yaza kubyaza imbaraga za Dinjeke umusaruro ariko akaba aricyo cyari cyarabuze. Dinjeke urabyibuka ko no ku gitego ejo bundi mu gikombe cy'amahoro ku gitego batsinze ekipe ya Musanze igitego cya gatatu cya Esenu nakazi gakomeye kari kakozwe na Dinjeke. Ikindi ni umusore udacishwa wenda aho twita ku 9 akishwa ku ruhande n'umufone yatatsinze niba atatsinze niba urubona ko ari kugira uruhare mu mukino arakina afatanya n'ikipe gukina ntabwo ari babataka bahagarara ngo mu gihe atatsinze ukaba nta kintu na kimwe bamubaza mu kibuga ni umusore uca ku ruhande ushobora gukontribute ushobora gutanga pass ugira uruhare mu mukino indi karite nayo afite kuko niyo mpamvu ushobora no kumubona bamubanje mu kibuga umukino wa mbere wa kabiri wa gatatu cyari nyamara nta gitego ari gutsinda. AS Kigali na Rayon Sport ya Paxao yari yakoze impinduka nyinshi abantu benshi natwe twe muri Satura gatutese uyu mugabo ni iki kintu bigenze bite kuko ndi mu bantu bavuga kuko urabona ugereranyije n'ekipe yari yakinishije kuri Musanze ku gikombe cy'amahoro yari afite Clement ndetse na Samuel muri axe nejo bundi nibyo yari yakoze ariko arangije ahindura impande ze zose kuri gatatu ya Rayon Sport yari imaze iminsi irimo gukinwaho na Iranzi Jean Claude na Iranzi Jean Claude biba ngombwa yuko amwicaza abantu baravuga ati se bigenze bite benshi barategeza ati reka tuze kura wenda ko ari impinduka zikomeye aza gukora ahita afata mujyanama aramugaro mujyanama wari umaze iminsi utagaragara mu bakinyi 11 ekipe ya Rayon Sport Iranzi yabaga atayikinnye ukabuza yuko muvandimwe je mubari buza guteriyo aza gukina kuri gatatu abantu bavuga ati se byagenze bite kandi ko tubabona bari kuri benshi afata Nizigimana Karim bakunda kwita Mackenzie kuri kabiri yari amaze kuyimetiriza uyu munsi yari nasimburwa yewe nta nubwo yigize nasimburwa cyane kereka igihe yari afite igihe cy'ikarita nibwo bigize kumusimbura arangije ahita azana Maxime ntagari myugariro muri nuza ye n'umukinnyi ukina imbere ni umuforward n'umukinnyi wo ku ruhande ariko amwigize imbere wanagize na match nziza cyane Maxime wagize match nziza n'umutoza mu kiganiro yaduhaye yaratubwiye ati mwabibonye impinduka nakoze mfite abakinnyi naba ariko murabona impinduka ko za nkore musaruro ndetse na Maxime yakinye neza wo Dinjeke twavugaga ntabwo yari akiri umukinnyi ubanza mu ikipe ya Rayon Sport ubushize yinjiye mu kibuga n'ubundi asimbuye ahubwo afata Esenu top scorer mu ikipe ya Rayon Sport umunsi urimo kuzamuka navuga ko ari mu bihebye ari in form mu ikipe ya Rayon Sport aramwicaza ku ikipe nka AS Kigali azana Esenu turavuga tuti noneho ibintu umutoza akoze bigiye kwica cyane ikipe ya Rayon Sport ariko siko byagenze ikipe ya Rayon Sport yari determined yari ifite umukino igihe cyose kuko yageze aho yica hagati y'ikipe ya Kiyovu Sport yanako hari AS Kigali umutoza ahita afata n'icyemezo ahita kuramo bwa mbere matches ikirimo hagati ahita kuramo Denis Rukundo amukuramo Yiza Ali amukuramo ahita azana na Haruna Niyonzima nawe ahita yinjira mu kibuga ku kanya Tsimbura Kalisa wabonaga ko Rayon Sport yishe systeme y'umutoza Mike Mutebi ahubwo n'uburyo yaje gukina bisa nkaho byatunguye Mike Mutebi. Ni Rayon Sport yari hejuru cyangwa ni AS Kigali yari hasi? Rayon Sport yari hejuru AS Kigali ntago zikibazo ifite muri minsi AS Kigali iri hasi byose ni kimwe. Rayon Sport ishobora kuba wenda iri muri mode wenda yo gutsinda ikipe ya Gorilla agatsinda ikipe ya Musanze wenda bari kugerageza kugaruka ubona ko wenda ugereranyije n'uburyo bari gukina mbere y'ikipe ya mbere yuko bakina na Musanze nibwo twavuze tuti uburyo bakinaga wagira ngo hari ibintu byari bibaziritse kwa kwivumbura ko umutoza gushobora kuba wenda kwarakiza akamaro ikindi ni AS Kigali iri hasi muri iyi minsi ntabwo bavuga ko wenda ari Rayon Sport iri kubriya
AS Kigali nayo ifite ibibazo. hanyuma Rayon Sport ku mwanya wa gatatu ari nawo mwanya ishobora gusorezaho shampiyona kuko ubwo imyanya amakipe ayiriho ni APR ku mwanya wa mbere na Kiyovu ku mwanya wa kabiri, hagize imwe itakaza ikajya noneho ku mwanya wa gatatu ngira ngo byaba ari ibindi ari impinduka zidasanzwe. hanyuma ubwo nuko byifashe, ariko ku rundi ruhande rero ikipe ya AS Kigali ubwo bayirukanye umutoza Jean Gilles waruvuze ngo nyuma y'amezi 3, ariko kandi noneho banamwirukanye habura n'ukwezi kumwe kugira ngo shampiyona ubwayo irangire cyangwa sezo irangire. Harabura imikino 6 gusa. Nibyerekana ko ikipe ya AS Kigali nayo nta yagize ibibazo uyu mwaka, ariko nta no kwihangana. Reka tureke mwumve rero Francis Kabera umunyamabanga w'ikipe ya AS Kigali. Amakuru niyo twatandukanye bitewe n'umusaruro utabishimishije. Hanyuma umusaruro wa Mike Mutebi wenda azamwe mwamuhazi intego mupimiye kuki kugira ngo yirukanwe nyamara shampiyona itararangira n'ubundi yarajemo hagati. Intego ya mbere kwari gutwara igikombe cya shampiyona cyangwa cy'amahoro. Ibyo wenda bavuga uti byari bitaragerwaho, ariko nanone harimo intego yuko batagomba gutsindwa imikino ine ikurikiranya cyangwa se kunganya imikino ine ikurikiranya. Ibyo rero nabyo byarabaye. Twashingiye kuri ibyo byose bariko dusoza amasezerano. Hanyuma SG wenda muri mwaka muri AS Kigali yamaze kunyuramo abatoza batatu, ari Eric Nshimiyimana watangiranye n'ikipe, hazamo Jimmy Mulisa nk'umutoza w'agateganyo, hajemo Mike Mutebi. Iyo murebye umusaruro mu kiyondi ikipe ya AS Kigali yagize uyu mwaka byabaye nk'ibitungura abantu, mubona wenda ushingiye ku mutoza gusa? Umusaruro muke ushingiye kuri iryo hinduranya, kandi hinduranya birumvikana ko ari abatoza nyine. Iyo uhinduye umutoza ntabwo twavuga wenda ko ngo muri Sariki yateka yaradufashije mu kwezi kumwe kugira ngo tubone umutoza. Iryo hinduranya rero no kuza Mike nawe agatangira kwiga kipe, ibyo byose rero bituma habamo idindira ndetse n'ibibazo bya performance. Niho tubishingira rero cyane kugeza nyine igihe tuvuga ngo turabona ibyo dukeneye tubigezeho. Hanyuma SG mu masezerano Mike Mutebi yari afite wenda yari igihe kingana iki mwumvikanye iki kugira ngo hubahirizwe n'ubundi biteganywa n'amategeko? Amasezerano yari imyaka 2, ariko kubera ko harimo clause zo gusoza amasezerano mu gihe performance itagenze neza, twabyumvikanye tumuha intego z'amasezerano itegeko ry'umurimo rivuga. Nyuma y'intego z'amasezerano arayihemberwa, noneho tugatandukana. Hanyuma noneho nyuma ya Mike Mutebi hagiye gukurikiraho iki muri AS Kigali? Uyu munsi mufite imyitozo no kwitegura igikombe cy'amahoro, ninde urafata ikipe muri rusange mu gihe gito gisigaye? Uyu mutoza mushya yamaze no gutangira imirimo ye, akaba ari Kasambungu Andre, akaba yatangiye n'imirimo ye nta kibazo, ku buryo ntago we ari kirateka, ahubwo n'umutoza uri confirmed batangiye imirimo ye. Afite amasezerano y'igihe kingana iki Kasambungu Andre? Narasoza iyi sezo hanyuma akore na sezo ikurikiraho, ngo n'umwaka umwe, ariko harimo no gusoza n'iyi sezo. Murakoze cyane. KT Sports on 96.7 KT Radio. Yes, wakabari Francis rero n'umunyamabanga mukuru w'ikipe ya AS Kigali avugaga ku kwirukana uyu mutoza Mike Mutebi birukanye nyuma y'amezi 3 ngo yari imbanziriza amasezerano. Ubwo bararebye ntibashima bamuhema aragenda. Uko bivuze ibyo byose aha ntabyo tuzumva Mutebi ari kurega cyangwa ari kuburana, ko babumvikanye bamuha ibyo bamugomba arigendera. Ariko uyu nguyu ngo n'abakinnyi bari bamaze igihe nabo bamwibazaho, akifata agasinzira match iri kubona gatotsi karamwibye. Ejobundi rwose ubwo twari turi mu kiganiro n'itangazamakuru turimo kuganiriza umutoza umwe we mu gihe yari ategereje rwose tubona kabaye. Ngo no muri match kamwibana. Tubona yasinziriye rwose. Mutebi rero ubwo nyine nuko guko Kasambungu rero yahise atangira akazi ni ikipe nawe azi cyane. Ubwo akaba ni ikipe azi cyane, ni ikipe agarutsemo asinya amasezerano y'umwaka umwe. Ubwo harimo ariko kubasoreza iyi sezo, uyu munsi yanakoresha imyitozo, hanyuma hakazaho none n'umwaka umwe wa 2022 2023 wenda byazagenda neza bagakomezanya bakongera amasezerano. Ariko icyo yasinye nuko yasinya amasezerano y'umwaka umwe ari gutoza ikipe ya AS Kigali. twavugaga amakipe gusezerera abakinnyi abatoza kuno hafi buri kipe yasezereye umutoza
noneho AS Kigali isezereye babiri muri saison nibyo twavugaga tutese noneho turaza kubara abatoza bavuye mu ekipe gute noneho n'abayavuyemo ababasimbuye nabo bakaba bongeye bakagenda kwereka ko amakipe yacu nyine ntabwo ari kwihangana amakipe yo muri shampiyona ko ni ikibazo kuri AS Kigali bagomba kurebera mu buryo bwagutse kuko nibyo nabajije Francis se gutungurana nyine ku ikipe ya AS Kigali ugereranyije n'umwaka wenda wari ubanjirije 2020-2021 bishingiye ku mutoza koko ku buryo muhindura umutoza nibura inshuro 3 ubwo dushyizemo wenda na Jimmy Mulisa abatoza 3 mu mwaka umwe avuga ati wenda Jimmy Mulisa nawe yego nawe yanyuzemo umutoza w'agateganyo yego avuga ati bishingiye kuri iryo hindagura rero yavuze nawe yashyizeho niryo bagomba kureba muri AS Kigali ko ntago wambwira ko nibura umwaka umwe mu mezi kuko kuva mu kwezi kwa 11 nibura ubwo ni mu mezi atarenga 6 ushobora gukoresha abatoza 3 n'ikipe ubwayo ushobora kubifite ikibazo wenda indani muri hanyuma ubwo ikipe itarikana abatoza ubwo niwe twabara muri iyi sezo kuko niyo makeya ubwo hari APR hakaza Kiyovu Kiyovu Sport hakaza Police hakaza Musanze ubwo hakaza na Espoir Rutsiro yes n'ekipe ya Rutsiro ntago iramwirukana na Di Matteo yatangiranye nayo Justin Bisengimana na Marine nayo ntago iramwirukana ubwo mu mikino 13 witwa Mike Mutebi yakinnye yatsinzemo imikino 3 gusa kuva mu kwezi kwa mbere kuko yatangiranye n'umukino AS Kigali yakinnye tariki 22 bakina n'ikipe ya APR banganya ubusa ku busa mu mikino 13 yose yakinnye yatsinzemo imikino 3 gusa umusaruro utari mwiza ubwo ushyizemo n'igikombe cy'amahoro ko Etincelle bakinyi baranganyije imikino 2 yose nigeze ayitsinda yatsinzemo imikino 3 gusa mu mikino 13 yakinnye ubwo ameza yarahagije kugira ngo amezi 3 yarahagije kugira ngo Mutebi asubire mu gihugu cya Uganda yirukanwe hanyuma ubwo yatsinzwe imikino 4 yose muri rusange 5 atoza ikipe ya AS Kigali 4 hanyuma muri shampiyona nta kiwenda ikipe igiye gukora kuko kwirukana umutoza nanone habura imikino ingahe igihe kitageze mu kwezi ibyo birerekana ko cyo kibazo nyine buri igitutu bari usinze aho gituruka niba bakitera simbizi nta kintu bari guharanira kasanyira ngo bari gutekereza igikombe cy'amahoro nicyo ashobora gukina icyo ashobora kubakina wenda akaba yagira icyo akoramo akaba wenda cyane niyo ngereka ko ariyo ntego ibindi byose bakazabitegurana n'ubundi mu ntangiriro z'umwaka w'imikino utaha ngibyo rero ibyaranze iyi mikino y'umunsi wa 24 wa shampiyona ku rutonde ubwo kuri amakipe aharanira igikombe na 2 n'ubundi nta cyahindutse APR iracyayoboye iracyarusha inota rimwe ikipe ya Kiyovu APR yo nyirango byari byitezwe n'ubundi umukino wayo n'ikipe ya Marine ahani naho biva abantu bavuga bati APR ubundi itangirana amanota 6 nibura kuko Marine ntigitsindi ikipe aya ntago ari byo kuko ahubwo ngi mbona ko bitangiye gusa n'ibinasana nabi buriya ntijya wenda tunasesengura ibintu tujye tubisesengura byose nko guhera kwa mbereho nk'iminsi 2 mukino ngobe urumva hari ukuntu tuba twatangiye kugaruka kuri shampiyona twavuga tuti uyu mukino uzaba ukomeye biragoye ko Gicumbi ishobora gukura amanota Musanze aho Rayon Sport yayaburiye biragoye ko Kiyovu Sport izagorwa cyane na match ya Mukura Victory Sport ariko Mukura ishobora gutsindwa wenda bitewe naho ihagaze n'ikirwanira nicyo Kiyovu Sport irwanira ibyo byose tugenda tubisesengura wagera ku mukino wa APR ntuna utindeho cyane n'ikipe ya Marine ukavuga uti ni ibintu byumvikana cyane ahubwo ugatangira kwibaza ngo ese izatsinda ibitego bingahe nyeka ko no mu mategeko ya FIFA n'ejo naho zindebamo kimwe mu byo bangaga yuko equipe ziri under same institution cyangwa se wenda ziva mu kigo kimwe cyangwa zifashwa n'umuntu cyangwa zifite aho zihuriye zivoma hamwe mu byo yangaga bangaga bo ntago babyerura neza ariko bavuga yuko habamo kugurisha imikino cyangwa se gutakaza imikino kwa hato na hato bitewe n'amahitamo yabo undi muntu ejo ndaravuga ngo APR igiye kumara hafi by'umweru 2 isa nk'iyikinana turavuga tuti dusobanura ati gukina n'amagaje wamandawe mukina mu gikombe cy'amahoro ugakurikizaho shampiyona n'ikipe ya Marine ugakurikizaho retour na Marine mu by'umweru 2 ati nayo n'amanota wizeye kandi kuko niko byagenze kuri match ya Marine bimaze kumenyerwa kwa APR iba yandikiwe ubu no mu gikombe cy'amahoro none urakeka nukuri ko bizagenda icyatunguranye kuri resultat y'ejo ahubwo ni wenda n'igitego kimwe ni kiriya kigomba kuba kiri niba baguhaye amanota banakubwira basi ntuze no kudutsinda ibitego byinshi uwo mwenda utajyamo
tuwo mwenda nuze kujyamo ariko ubwo nibyo nyine match ya Marine na APR ugenda witeguye nyine ko ari byo bitego nyine bigiye kujyamo. Kubivuga wenda nta kindi nta bindi byo gushingiraho, si kuvuga wenda ngo ni iki, nuko imibarire bigaragaza Marine ntiratsinda APR na rimwe kinini yayikozeho wenda mu mikino mikeya nukunganya kuva yazamuka mu cyiciro cya mbere. Kubivuga rero nta umuntu abafite ashingira ni fact nyine ni ibimenyetso bigaragara nawe. Hanyuma ubwo ikipe ya APR yo iracyayoboye ariko nyine iracyarusha inota rimwe ikipe ya Kiyovu wenda icyo umuntu yavuga uyu munsi uyisigiye kandi cyiza nuko noneho yongeye gutsinda nyuma yo gutsindwa muri champion ikabura umwanya wa mbere igakubitwa no mu gikombe cy'amahoro. Niho abantu bavugaga bati ikipe niba ari ikipe ishaka gutwara igikombe niba inatsinzwe igomba kugaruka ku kandi gusubiza. Ntabwo ari byo kuvuga ngo bagende bahereyo bakomeze gutsindwa bungikanya. Ubwo rero kuba bari batsinzwe imikino ibiri umwe n'uwo mu gikombe cy'amahoro bahise banasezererwa, ushobora kumva ko na morali yamanutse, abafana nabo bagatangira kuzamura andi magambo yabo, abacika intege bagahita bazamura n'andi magambo bati n'ubundi twarabivuze, bati n'ubundi ibibazo nibi abakinnyi nabo bashobora guhita batakaza morali, umutoza nawe agatangira gusabwa imbaraga nyinshi kugira ngo yumvishe abakinnyi ko basabwa kongera gutsinda. Mwabyumvise umutoza Francis Yaringingo ati tugarutse muri course ngira ngo iki ni ikintu cyiza kuri Kiyovu kuba yongeye igatsinda. Ni ikintu cyiza ariko byari kuba ari ikibazo gikomeje n'ubundi mu gihe ikipe ya Kiyovu Sport yari gutsindwa uyu mukino wa mukura cyangwa se kuyagutakaza uburyo bwari bwose, kuko nibura inota rimwe ushobora kuribara niba nkifitanye umukino no duhanganye n'indamuka wenda bishobotse nkagerayo hakiri iyo nota rimwe nshobora kumutsinda nkaba namunyuraho nkamurusha ayo manota abiri. Kuba bari gutakaza kuri mukura kunganya cyangwa se no gutsindwa cyari kuba ari ikibazo, kikaza noneho kigasanga kwa gutsindwa na Gasogi ku munsi wa 23 ugatsindwa mu gikombe cy'amahoro usezerewe n'ikipe ya Marine usezerewe mu rugo, nacyo ni ikibazo gikomeye kuri Kiyovu Sport. Gusubiza kwiza kwari uyu mukino, umukino wari ukomeye, n'umukino wari ugiye guhuza mukura n'ubundi nayo yari iri mu bihe nk'ibyo Kiyovu Sport yari irimo byo gutakaza n'ubundi imikino ibiri, ariko Kiyovu Sport nk'ikipe n'ubundi ishaka igikombe nubwo bakomeje kugorwa na effective cyangwa se n'abakinyi babo basanzwe babanzamo batari kugaragara, barimo ubwo Eric Gasongo mu mutima wa defense, bituma n'ubundi Nshimiyimana Ismail Pichu Eric Nyenayimana udahari, bigatuma Pichu asubira inyuma akava hagati agasubira inyuma mu mutima wa defense. Ariko ku munsi w'ejo wagize umukino mwiza mu by'ukuri ku mwanya atamenyereye, bigatuma n'ubundi haba izindi mpinduka. Muzamini Mutiyaba akomeje kubanza mu kibuga, ejo natsinze igitego cyari igitego cye cya mbere muri champion muri Kiyovu Sport. Gusubiza kwiza yarakeneye gutsinda kuko ubushize abantu baramunenze kuri Gasogi United, baranavuze bati umutoza amahitamo wakoze kuri Muzamini Mutiyaba niho wakoreye amakosa yo kuba watsindwa iyi match no gupanika. Ariko mu by'ukuri ni umukino mwiza ugarura ikipe muri modu none yo kumva ko bagifite icyizere kandi ko urugamba rugihari inota rimwe atari ryinshi. Erega niyo ugiye kureba niyo bishyize muri rusange mu mukino nta byacitse, kuko batakaje match imwe ya Gasogi United bituma ikipe ya APR itsinda match yicaho yayirushaga amanota abiri, APR yicaho uyu munsi yayirusha inota rimwe. Ubwabo baracyafitanye umukino wabo. Nkeka ko uyu munsi cyo zirimo kurwana no kuvuga ngo reka dutsinde wenda iyi mikino yindi dufite tuzasigare turimo kurwana wenda n'umukino wacu dufitanye ubwacu. Ngira ngo ikintu cyaha amahirwe Kiyovu kivuga kuri uwo mukino nuko Kiyovu bundi imikino yayo yose isigaje igomba kuyitsinda yatwara igikombe harimo n'umukino n'ubundi wa APR. Ikibazo no kumenya niba ubwo bushobozi ibufite bwo kuza rero gutsindwa. Nkeka ko si ikibazo, yego ni ikibazo nka equipe iri muri course ishaka igikombe, ariko nkuko n'ubundi tumenyereye na championa yacu, nkuko na president yanabigarutseho, Kiyovu Sport kuba uri muri ritime imeze kuriya ni ngombwa cyane, byarashobokaga cyane ko wanatakaza kubera ko bamaze igihe kingana hafi n'ibyumweru bibiri abakinyi bataragaruka. Urabizi yuko hari ikiruko cyabayemo cy'amakipe y'ibihugu. Kiyovu Sport iri mu makipe yarekuye abakinyi bakomeye kujya mu equipe nationale no gutatana cyangwa se no gusa nk'abakinyi kuba batari kumwe na none na mood ishobora guhinduka. Ntabwo uzi icyo abarundi bagiye Burundi bahuye nabyo, ntabwo bizi bishobora kumwangiza mental, ntabwo uzi ibyo okwiyahuye nabigera ari mu Bugande muri ryarushanwa ryabere muri za Kazakhstan, ntabwo bizi. Uyu munsi kugira kugaruka gahita batangira ku ikipe ya Gasogi n'ibyari byavuzwe nanone ni ibintu byashobokaga ko iyi match bayitakaza. So ntabwo rero ibyo ari byo bisobanuye yuko birangiye igikombe bakivuyeho. Nkeka ko icyo gihe ahubwo cy'abayovu cyo guhaguruka nko president nabigarutseho bakongera kuba bakaba imbere ya equipe, bakaba uruhande rwa equipe
kuko iki nicyo gihe bakeneye. Bari bamaze imyaka irenga hafi 10 uyu munsi ku munsi wa 24 wa shampiyona Kiyovu Sport idahanganiye igikombe, so gutakaza match kuri Gasogi United mugifite indi mikino 6 imbere. You never know, APR yatakaza. APR muri uyu mwaka byagaragaye ko ari ekipe nk'izindi nayo yatakaza, ntago ari APR yafashe guhera ku munsi wa mbere kageza kwa nyuma itaratsindwa. Why not? Kuki mutumva kitatakariza imbere yanyu bwanyu mukayitsindira cyangwa n'izindi match ishigaje? Se numva ko nta byacitse cyane, kuko mu bushobozi n'ubundi Kiyovu yatsindaga yamaze imikino ingahe idatsindwa. Ubushobozi buracyahari, ihurizo bafite no kumenya niba bifitiye icyo cyizere ubwabo, niba bumva ko bishoboka ko bashobora kuba batwara kino gikombe cya shampiyona. Ibyo nabyo nibyo bizafasha. Hanyuma warukomeje kuri Juvenal, perezida w'ikipe ya Kiyovu, nawe akaba hari icyo yavuze nyuma yo gutsinda ikipe ya Mukura. Reka tubareke mu mwiyumvire. Tsinda Mukura nyuma y'imikino 2 twatakaje, twagombaga gutsinda ku bubi no ku bwiza. Iyi match amanota 3 yagombaga kubona kugira ngo twongere twiyunge n'abafana, kugira ngo abafana bongere bumve ko tukiri muri kuruse, kuko gutakaza match y'uyu munsi twari gusa naho bigaragara ko dutangiye kongera gusubira inyuma ku byo abafana batwifuzaho. Rero twatakaje match 2 ya Gasogi, tutakaza match ya Marine, tuvamo mu gikombe cy'amahoro. Ubu rero umwanya wacu twibonamo wari uyu nguyu wo kwiruka ku gikombe cya shampiyona. Noneho abafana rero uyu munsi bamaze kubona ko dutsinda ikipe nkuru nka Mukura, ikipe yari ifite ibintu byinshi ishaka kugeraho, tukaba tuyitsinze. Abafana rero nibagaruke ku kibuga, nibamenye ko ikipe yabikomeye igomba guhangana n'ibintu byinshi bitandukanye kandi ikabigeraho. Nyuma yo kuvamo mu gikombe cy'amahoro, nahuye n'abakinnyi bakuru turicarana, tumaze kwicarana tuganira ku bibazo bihari kuri iyo nakwita ngo ni ka crise gatoya kabayemo kuva gusohoka mu gikombe cy'amahoro, gutsindwa na Gasogi, gutsindwa n'amakipe matoya, tukavamo. Twaganira n'abakinnyi bakuru bahagarariye abandi, turaganira hakorwa iki, ni igiki kibura. Barambwira ati twebwe ikibura ntacyo, kuko turi hamwe, ntacyo dushinja ubuyobozi, ni twebwe habayemo kurangara gatoya, ariko nanone tukaba twarabitewe n'imvune twagize y'umurideri wacu. Ariko ubu ngubu kubw'amahirwe yagarutse, bose n'abakinnyi bari mu mvune bagarutse. Noneho no kuba harabayeho akaruhuko, bamwe bakajya mu makipe y'igihugu, ya forume n'ihite iba automatique. Baravuga ati rero nk'abakinnyi dushaka igikombe, ubu ngubu perezida utwizere, kandi tugomba gukosora muri iyi minsi 2, muri imikino 2 twagezemo ikibazo. Babikosoye rero, nabibonye ritme yagarutse. Ubu bisigaye ni ugukomerezaho kuri wa murongo wacu twihaye. Akaba ari Juvenal, ni perezida w'ikipe ya Kiyovu, ati ritme yagarutse, komereza handi ngira ngo ni ibintu bibaho. Ni City yatakaje kuri Crystal Palace yitsinda, ariko kuri ubu ngubu iracyayoboye. Kora ibyawe ubundi komeza imbere, ibyarangiye byararangiye, nta byacitse muri Kiyovu Sport, nta byacitse. Inota rimwe, imibare iroroshye. Tsinda APR utwara igikombe kabisa, niwe muhanganye n'ubundi murahangana no mu kibuga cyangwa se nibatsinde mu mikino yabo isigaye yose, bwo harimo na APR. Niyo mibare nayo nshatse kubara. Bashobora gutsinda APR ugasanga batakaje 3 kuri za la Marine barayifite ku munsi wa nyuma. Ariyo na Marine, kandi Marine hari gihabwa misiyo. Ariko ubwo kuri uyu mukino wa APR byanze bikunze nabo bari kureba. Tubutse ko mbere yo guhura n'ikipe ya APR, Kiyovu ubwo ku munsi wa 25 umukino ifite izakina na Rutsiro Irubavu. APR yo icyo gizaba yakire Etoile de l'Est. Etoile de l'Est tuyibutsa ko ingi nayo isa narangiye. Ku munsi wa 26 ikipe ya APR izaba yagiye Rusizi. Ahubwo uyu mukino niwo wo kwitega. Hanyuma Kiyovu yakire Bugesera. Ubwo ubundi bahure rero ku munsi wa 27 ni ku itariki 14 z'ukwezi kwa gatanu. APR yakira Bugesera hariya kuri stade ya Kigali i Nyamirambo. APR yakira Kiyovu Sport. Yakira Kiyovu Sport. Yes, nuko bimeze. Hanyuma ikipe ya Kiyovu ati abakinnyi bari hamwe baraganiriye, ariko kandi hari n'abakinnyi nabo abantu bavuga bati ntibashobora kuba bari gutekereza kuba bakwigira mu makipe yandi. Icyo kirahari kuko abarimo ubwo ni Nshimiyimana Ismail Pichu, akaza Bigirimana Bedi, bo rwose byaravuzwe ko
bari gushakwa n'ikipe ya Yanga ndetse mu minsi ishize Engineer Harris ndetse na Kaze Cedric bari i Kigali. Hari imikino barebye, umukino wa Gasogi barawurebye, abantu banatebye banavuga bati se uyu mukino aba basore bakinnye bashakwa na Yanga ubu noneho ntibageze ku $3,000 ari babiri ati se ni umukino banakinnye na nabi. Yego nibyari ari byo byatumye wenda banakina nabi banapanitse kubera ko bazi ko abantu babashaka. Perezida w'ikipe ya Kiyovu Sport nawe Juvenal ku munsi w'ejo yagize amakuru atanga agezweho kuri aba basore bari gushakishwa n'amakipe atandukanye. Ya sinabo muri Yanga gusa burya hari n'abandi bari bicaye hariya, hari abo mu Buholandi, hari n'abandi bamwe baba agent bari baturutse Burayi, nuko wenda aba Yanga bo muri aka karere aribo bari bazwi cyane. Dufite abakinnyi beza bari kurambagizwa n'amakipe menshi n'amakipe akomeye, kandi nk'uko twabibabwiye turi ikipe y'ubucuruzi. Turifuza kugira ngo uyu munsi tuba dufite abakinnyi beza bakomeze bajya ahandi, baze bagurwe, badusigira amafaranga, tugura abandi. Niyo business twavuze ko twafunguye urubuga rwa business, twafunguye umurongo ushaka umukinnyi azaza aganire n'ubuyobozi, ibyo twifuza niba biduha tureke umukinnyi akomeza amahirwe aho handi hashoboka. Twaraganiriye rero nabo, tugirana ibiganiro byiza. Ibyo ni ibinyoma, nta kintu twigeze tuganira cy'amafaranga. Baje kurambagiza umukinnyi, ni nk'uko umuntu baje kureba umukinnyi, twagiranye ibiganiro, baraza bareba umukinnyi baramushima, ariko nta kintu kijyanye n'amafaranga twigeze tuganira. Nababwiye ko Abed afite offre nyinshi, ariko ko ubu ngubu dufokasinze cyane kuri shampiyona, ko baduha umwanya bakomeza bakamureba, bagakomeza ibiganiro, ko shampiyona nirangira nibwo tuzicarana, uzaba ufite offre nziza uwo niwe tuzemerera. Nyuma Juvenal nawe tuvuye muri iyo crise twari turimo, ubwo igisigaye no kureba nyine Kiyovu ko iraza kwitwara muri imikino igiye gukurikiraho, cyane cyane mbere yuko bahura n'ikipe ya APR Football Club. Hanyuma uretse uwo mukino, iyo mikino APR itsinda Marine na Kiyovu itsinda Mukura, ariko ubwo Mukura nayo ibibazo nabyo biracyahari cyane. Gwera navuga ko harimo n'ubwumvikane buke, ntago bimeze neza muri Mukura. Gwera ngire ngo kuri match Jean Geniane nibuka neza mu gikombe cy'amahoro, umukino ubanza bakiniye Ingoma, niho ibibazo bisa nkaho byabereye, kuko urabyibuka ko no kuvayo baje no gusezererwa kwanza n'ikipe ya Etoile de l'Est, irabasezera mu gikombe cy'amahoro ibasanze ihuye. Urumva rero utwo tubazo twose kubaho muri ino ekipe, cyane noneho no muri bino bihe, yewe nta n'igitutu uyu munsi bari byatangiye byapo kuba ibibazo. Bura nta kajya kabura imvano biba bifite aho byavuye. Avuga ko n'ubundi hatarimo bwumvikane hagati y'umutoza n'ubuyobozi, bafite ibyo batari kumvikanaho. Nyine ikipe ntabwo iri muri situation nziza, n'ubundi ni naho umusaruro mubi uva, kuko ubu bafunze umukino wa gatatu, harimo n'umukino w'igikombe cy'amahoro batsinzwemo, kuko narababwiye ni Etoile de l'Est ntabwo yari ifite gahunda yo gusezerera ikipe ya Mukura, ahubwo ni Mukura ifite intege nkeya. ubwo ibyo biraza kwigora nubwo wenda iyo utavuga ngo nabwira ahantu habi nagira ahantu habi nabwira na position barimo naho champion igeze n'ibibazo babanje guhora nabyo mu ntangiro za championnat uyu munsi birabemerera kwidegembya kubera ko hari igihe bagezemo bakeka yuko bashobora kuzikangana none bongeye kurwanira imyanya yo kumanuka nkuko umwaka ushize byari byagenze ariko birabakundira Imana irayifasha. Tony Hernandez arazazahura equipe kugeza kuri barayizamura ikira byibuze mu equipe atatu ya mbere byuko ko yageze no mu equipe atatu ya mbere nubwo uyu munsi yamaze gutakaza umwanya kubera ko equipe ya Rayon Sport yahise izamukira akaba n'ibyo bibazo bindi rero byagiye bibamo. Erega turabizi neza nubwo wenda equipe ya Mukura ari equipe y'akarere ariko ubundi muri iyi mijyo cyangwa se muri ibi bihe byo mu mpera za championnat equipe ibarakomeje kurwana cyane cyane kubijyanye no gufata neza abakinnyi ngo ndavuga nko ku imishara yabo cyane cyane ibare equipe yarwanye abare equipe yarwanye cyane ya hanyuma rero ubwo ikipe ya Mukura imikino bayine idatsinda ubwo muri championnat ho by'umwihariko bazakurikizaho ikipe ya Gorira ku mukino w'umunsi wa 25 ubwo rero championnat nibyo twatubabwiye ko Etoile de l'Est na Gicumbi zogeze gatsindwa urutonde amakipe abiri yo twayababwiye ya mbere APR manota 58 Kiyovu 53 Rayon Sport ku mwanya wa gatatu n'amanota 41 Mukura ku mwanya wa kane n'amanota 38 AS Kigali yo ku mwanya wa gatanu n'amanota 37 hagakurikiraho Police ku mwanya wa gatandatu n'amanota 35 Musanze ku mwanya wa karindwi Espoir ku mwanya wa 8 Marine ku mwanya wa 9 Bugesera ku mwanya wa 10 Gasogi United 11 Etincelle ku mwanya wa 12 n'amanota
25 hanyuma ikurikirwa na Gorilla n'amanota 28. Ku mwanya wa 14 hari Rutsiro n'amanota 28. Ubwo nyine twageze muri amakipe ari kurwana no kutamanuka. Etoile de l'Est ifite amanota 20 yonyine ku mwanya wa 15. Gicumbi ikaba ifite amanota 16 arangana n'ubundi n'imikino imaze n'umwanya iriho mu mwanya wa 16 yatsinze imikino 2 yonyine ikipe ya Gicumbi. Ariko kamarade rwose nanu baracyayibara ya mikino bafite amanota ubwo 12 mu rugo bazarangiza afite amanota 30. bizagorana ko ukurikije wenda uko ikipe iri gukina nyine mu kibuga n'iki bizagorana rwose nubwo numvise yiko imisifurire ugatarona arahari azabikemura tutegereze turebe ubwo niba imibarabara wenda izamuhira. Agataho rero ubwo Kasambungo yatangiye akazi mu kipe ya AS Kigali ndetse no mu kibuga ntabwo ari butinde kumanuka mu kibuga kuko imikino y'igikombe cy'amahoro irahari ku munsi w'ejo. Irahari ku munsi w'ejo bagomba gukina n'ikipe ya Gasogi United mu gihe Rayon Sport biteganyijwe ko izakina n'ikipe ya AS Kigali. Ubwo niwo mukino wa mbere witwa Kasambungo Andre n'ubundi azakina mu ikipe ya AS Kigali muri rusange areba niba ashobora kuba yabaha wenda igikombe cy'amahoro cyangwa se niba wenda bazategura n'ubundi umwaka utaha muri rusange.